kuba ukumva Jackson niye mpamvu ibintu ko twavuze ko tutagomba kubizanamo famiye niye mpamvu nzanira umukobwa wawe Cool down, my friend. Why? No, it's okay. It's okay. It's okay. Jackson, rero n'umukobwa wanjye ni isano ryawe. Ushatse kuvuga iki? Ntabwo ari umukobwa wanjye indirect. Ni umukobwa wanjye ariko yazanye n'umudamu. Erega don't worry. Nahenze ubwenge. Ndi umugabo utekereza. Sibyo? Erega nta nicyo nanakwima. Uretse ko n'uwanjye nanamugwara. Uretse n'uwanjye n'umudamu wanjye namugutiza by the way. Ntabwo ibyo ngibyo byakagombye. Tuza Jackson. Umutima hamwe ko nanjye ikibazo. Sibyo? Cyangwa agize ubwoba ngo wenda ntabwo wapasa umukobwa wanjye Sanga nawe ukamuha. wanjye ntabwo namuha. Niyo mpamvu nawe n'uwanjye ntamuguha. Oh, enjoy my daughter. Enjoy? Ah, thank you. Sorry, wihangane nyine twatanze komande ya twari duhari wari utarakaza. Nawe ndabona wa mwana atari hafi ariko nazo twari nta kibazo. Ya nawe ubundi buriya ntukwiye kugira impungenge buriya ibintu byose mba nabipanze urabizi ariko mwana. Ndakwemerereka. Kellia genda urema najya hariya. Ufite umukobwa mwiza. Sure. Genda urema najya hariya arebe muri chambre yanjye njya nkunda kuruhukiramo iyo naje mu nama. Harimo ntuza, harimo telefone kanjye gatoya ahubwo ukanzanire. Manaje salari. Genda hariya uramubona, genda nutamubona ubaze uti manager n'ubu baramukwereka. Nta kibazo papa. Okay, mafia. Okay. Laptop yanjye iri hariya mu cyumba yarinzanira. Reka tujyane tujye kwamwereka. Okay, right. Kellia? Utabuke. Yep. Mana yanjye nimba burayimennyemo amazi noneho si ibyo ni ibiki.
Ubure yanjye nayo yazimye ku mana yanjye. Siko numva ntameze neza nabaye iki. Use koko ibintu uyu mwana wanjye ankoreye nibyo bimbabaje, ariko se ko bitambabaza nanone ibintu byose yakoreshejwe gukora amafuti y'imyaka na adolescence, kuki ndi kumva ntameze neza? Singiye kurwara, nuko mbabaye mu mutima, subi nababazwa kuko nacyusa. Oya Xavera ntabwo bababazwa na cyusa pe, wahuye n'ibintu byinshi, wanyuze mu bintu byinshi, cyusa ntabwo yarakwiye kukubabaza. Nshobora kuba ngiye kurwara. Ariko si Kellia na papa we bari amahoro ra? Teta, hari ikintu nshaka kugusaba. Igiki? Urabona ku ishuri dufite trip, kandi ntabwo barabibujije, ntabwo wajyayo nta mu family ufite ubwerekeza. Niyo nashaka gusaba ko twajyana. Twajyana? Ubuse cyusa iyo trip yanyu iri ryari? Iri nka nyuma y'ibyumweru 3 dusoje examen. Ibyumweru 3 musoje examen? Ubuse ko numva bitazashoboka. Next week mfite gahunda yo kujya mu rugo, ngomba kuba nageze ku Gisenyi. Umva rero sinzi ko ibyo bintu byashoboka ko twajyana. Kuki se udashaka kujyana na papa wawe? So Teta, wajyana na trip, wajyana papa. Kubera iki se? Gusa papa twajyana gute? Nyine kuki udashaka kumujyana? Naryoshye utandi kumwe na papa. Nazo zaba ugiye kuryoshya. Ese trip urumva ngambwira ukuntu wajyana na papa. Uzamugiye papa gigira. Nusize ubwo ngiye ko numva bitazashoboka mwana wawe. Mbabarira Teta, ndakwinginze. Mbabarira ushaka nese urumva najyana nanjye. Cyusa impamvu ndi kukubwira ntabwo byakunda. Next week mfite gahunda yo kujya Igoma nabwo sinzi igihe nzavirayo pe. Nzavayo njya gusura auntie wanjye Karongi. Ubwo urumva izo gahunda zose zitazafata ibyumweru 2. Mbabarira ndakwinginze. Urumva najyana nanjye. Umbwira nawe trip najyanamo na papa ukuntu yabisa. Ubu mfate papa mubwiye ngo Bruce nakora ikize. Ntabwo najyana na papa, uyanjye na papa muri trip nabireka. Mbabarira ndakwinginze ukuri ibishoboka byose. Nose mbwira wa mugore se ari we tujyana, noneho ya sinzi ibyo nakorera byose yaza akabibwira papa. Suzi ukuntu njya mucunaguza, yaza byose yabibwira papa, sinamukira. Titamutse mana yanjye. Itaba we, itaba. Cyusa itaba we, itaba. Mana yanjye, use bigenze ntera, bigenze Mbabarira nawe muntu wenyine nari niringiye
ukore ibishoboka byose tujyane kuko papa we ntabwo najyana nawe nta kintu nakora ndi kumwe na papa nta kibazo ngiye kureba mbitekerezeho ngo ndakubwira ariko ntacyo nkwijeje ndagerageza ndebe ko bivamo ndaza kukubwira nta kibazo mfashe ntabwo najyana na papa ese kuki papa udashaka umujyana apo ukuzi papa uramuyobe njyane na papa heza nawe ngambwira najyana na papa nk'uko nagigira cyusa nta kibazo nzareba nimbona bikunda tuzagenda bari zamfashe bikunde kuko bidakunze iyi trip ntabwo nayijyamo ayo muri bizakunda teta cyusa mwatse nkabasaba serivisi ariko munyihangane niba nanabarogoye nagira ngo munkore agaserivisi gato cyane iyihe serivisi nashaka ko mumpamagarira papa cyusa nkamuvugisha kubera iki urumva ntabwo ari kunyitaba namuhamagaye ntabwo ari kunyitaba niba atari kukwitaba se ubwo urumva atari bizi nyine we nta phone ugira ndabifite nyine nagusobanuriye ntabwo ari kunyitaba nagira ngo mwebwe mumuhamagaye ashobora kubitaba nyine niba atari kukwitaba ubwo urumva atari bizi ariko mwebwe yabitaba ndabizi neza ko yabitaba kandi wumva ari bizi nyine niba atari gufata phone ubwo ari bizi afite ibindi bintu arimo cyusa ndakwinginze mbabarira ndagusabye mbabarira ndabizi ko umuhamagaye yahita yitaba umunota umwe mbabarira ntabwo wumva watuvuye hejuru se niba wumva atafashe phone nyine ari bizi afite ibindi bintu arimo bidatuma adafata telefone teta wamfashije ko mbizi watuvuye hejuru ntabwo uri kumva Baby girl, niki kiri kukuriza? Nibyishimo niki? kubera icyo nkoze bino bintu koko Ntabwo waryohewe? siko ngiye kukureka kubera ubwo mumureye Tuza. Ndabizi neza ikibazo waba ufite ndakizi ujya kundegaho ikibazo mwari mufite ndakizi nta mafaranga akira ari ntari gukemura ikibazo amafaranga yawe nyine wambabarira ariko ukanyumva sundi kubera iki wankoze bino bintu kubizi ukuri inshuti y'umuryango wose wakoze bika amafaranga sha harya ngo urashaka ngo gukora iki ngiye kujya kukureka ibintu wakoze ubwo se urabona ndeze nabigenderamo njyenyine ko nawe wabigiramo ingaruka zikomeye ndetse n'umuryango bika amafaranga ugenda uvunjishe hanyuma ukemura utubazo ufite niba ngombwa uzongera umbwire nzareba uko nkugenza ariko ureke kwiriza kuvuga mwiza nkawe ni impamvu iki kwigira umwana fata amafaranga ugende kandi wigire nkaho nta cyabaye uranyumva neza ubwo nanjye mbega biraba birangiriye hano nanjye ndigira nkaho nta cyabaye turumvikana
papa ibintu uriya mugabo ankoreye ngiye kujya kumureka ibintu akoze Kellia? Kellia! papa ngiye kumureka ibintu ankoreye Kellia? Kellia, listen to me! Urashaka amafaranga y'ishuri? Urashaka amafaranga y'ishuri? Uyabonye? papa ubwo undi nawe ibi bintu warubiriye ntabwo nabyize Kellia, genda ufate aya mafaranga ugende ujye kuyavunjisha. Uranyumva? Uranyumva? Genda wishyura amafaranga y'ishuri. Iki kibazo kivuyeho. Alright? Ikindi ndeba mu maso ikindi ndashaka kubwira turebane ibi bintu bibereye ahangaha bigume hagati yanjye nawe. Ndamutse mbyumvishije hanze njyewe nawe tuzababa. Ikindi niba ushaka kugira ngo tubane neza hariya ukaramuka ubisohoye nyoka akabyumva, wowe na nyoko na nyoko wawe azabigenderamo. Ibyiza rero ni uko biguma hagati yanjye nawe. papa wareka nkajya kumureka basi wowe utabirimo ibintu uriya mugabo akoze ni ukuri ndajya kumureka nakubwiye ngo ibi bintu bigomba kuguma hagati yanjye nawe. Amutahe. Mr. Nkuba. Jackson. Thank you.
Dola hizi ni za nini? Hiyo ni ya misio. Anyway, ni ya dira ya Kenya ndayigura. Uri umuntu w'umugabo. Kutishimye. Ngiye buriya kuri deal. Ni hatari. Mabuja byahiye? Kutabizanye. ntabwo birashyira Ariko mabuja none nawe usigaye ukora gake ni kuri kwimana ntabwo ugitekera ku gihe. Urumva ngewe buriya yibaza kuba ari ngewe buriya ngewe hari uburyo ngira supre ngateka vuba subizi. Urumva buriya iyo biza kuba ari ngewe mba maze guhisha inkono izi eshanu. Mba namaze gukusha umuceri neza wakawushe hariya, nashizeho ubunyobwa, nashizeho imboga nyine amashu, nakubitaho ibishimbo n'ubunyobwa. Byose mba nabihishije aka kanya, ubu mba ndi kubagaburira mwese muri kurya ku gihe. Urumva mbyomba ndabizi rwose uteka vuba unateka neza. Nanjye undi kugerageza kujya nkwibwiraho nyine ngo nkore nkawe nteke nkawe. Uri kunyigiraho? Eko nawe mabuja none ibyawe none se nimba unyigiraho wajya unagira gutyo ukamba kudufaranga. Ujuma Aha, mujo usanga kweza amafaranga ko kubona ngira amafaranga ko. Sana yakwimanya tise koko mujo. ariko njewe mabuja buriya njye nakwibazaho sibyo? Mwibaza uburyo wowe uko mubona gutyo uri umugore wa boss. Ariko boss akaba yaramuye kazi ka Rwesa Madongo agahita avuga ngo hoya agahita ashiraho umugore we gutyo we agahita gushariya mu gikoni. Nanjye njye mbyibazaho. Ibyo byihorere mujo, ibyo byihorere ntabwo nta kintu bitwaye kandi ndi kugerageza njye nkeka vuba nkore nko gukora ahubwo nanjye kukubaza. Ntabwo wamenya ahantu Kellia yagiye. Ntabwo wamenya ahantu Kellia yajyanye na papa wiwe. Kellia ahantu yajyanye na papa wiwe? Nabonye basohoka gusa ariko ntabwo namenye ngo agiye hehe cyangwa ngo bajyanye he. Nukuri kw'Imana none se tuvugisha kuri mabuja ariko nawe mabuja usibye wenda kubesha. Boss namubona asohokanye n'umuntu mubaze mubwire ngo boss ugiye hehe, ugiye gukora iki cyangwa aho nameze nk'ari njye umushinzwe. Sinanabitinyuka kubivuga gusa nabonye baca hano baragenda ariko ntabwo namenye ngo bagiye hehe. None se kuri telefone yawe amayinite nkizi. Mabuja ntabwo ndi kukumva nimba njye nimba amatwi yarapfuye. Hano hari umugabo wirirwa akora yotsa biriya byuma. Urusaku ruba muri ruriya rugo sinyumva ikintu na kimwe. Biba bisaba ko umuntu anzamurirwa mbwire ngo gut mwumve neza. Uzwa n'igihe boss amamagara ari hariya karakarazi ko nanze kumwita bakumbe n'ingegera zahangaha zatwiciye sawundi hano ijwi ryararishe neza. Ari nkubwiye ngo amayinite urayafite umpize mpamagare papa Kellia mubaza ahantu bajyanye na Kellia. Mwamagaza telefone yanjye. Kellia. Karame papa. Kiwe ndi umuntu mwiza cyane. Cyane pe. Ariko iyo ndakaje ndarakara. Gusaba ikintu kimwe rero. Uramenye utazatuma nkwera ku ruhande rubi rwanjye. Uranyumva? Ibi bintu bibereye hano mbigusubiriremo. Bigume hagati yanjye nawe na Jackson. Yego. Biramuka bigiye hanze rero. Uzambona uwo ndiwe. Uzambona? Nzabona uwo uriwe. Kandi ikindi nubibika ukabikipinga n'ubutaha nzaguha amafaranga ya school fees bitagombye kugorana. Kandi ugomba kuba umwana, ugomba kuba umuntu mukuru. Hankurikiye
urankurikira yego okay nituva aha ngaha wowe urajya mu rugo cyangwa se nushake uhita unyura kuri bureau de change ugende uhindure ayo mafaranga ugende wishyure asaba kuyaguramo ibyo ukeneye yaguremo n'imyenda cyangwa n'ibindi bye ukeneye kuko ngo arabamo amafaranga menshi sibyo siko ndi butishimye ugomba kwishimamo ugomba kugaragaza akamwenyu nuko umwenyura se ndashaka kubona amenyo yawe uko ni ugushinyika ntabwo ari uguseka ndishimye papa ndishimye nta kibazo ari ushaka kumbwira yes ese papa wareka basi wareka nkayiguriya uriya mugabo wafasha kumfuka basi we nkagukuramo ngo ariko ugira ubwenge ni gute wagenda ukamurega njyewe sinjyemo kandi twari turi kumwe ntabwo ndi buvuge ko wari uhari none se urega ni ikigoryi nta bwenge agira nta bwenge agira none se umurezi baraza bakagira gusa ntabwo ajya kwiregura wari wumva yewe umuntu barega bakamufata bakamufunga atirirwa atagiye imbere ya sentare nakubwiye ngo menya ubwenge menya ubwenge byo kumurega byibagirwe kuko kumurega byose no kubishyira hanze wanyumvishije yego sawa nimuhamagazi yawe umva nyine nkubwiye muco nawe rega byoroshye nimuhamagazi yawe aranyitaho ariko njye muhamagaye ntago ashobora kunyitaho kandi ashobora kugira ngo wowe hari ikibazo cyabaye mu rugo niyo mpamvu ugize ute umuhamagaye nta kintu bitwarega mu byuma nayigutiza pe ariko ukireka utamubwiye ko ari njye wagutije amayinite ngo umuhamagare wowe nkagutiza ugahamagara gusa utavuze ngo njye wagutije telefone kugira ngo umuhamagare ntabwo ibyo nabivuga mu byo ntabwo nabivuga urumva ariko se ubundi ntari bubone nimero yawe ariko nta kibazo icyo dukeneye ni ukumenya yuko bari kumwe naho bajyana nibwo uhita umuhamagara none meza muhamagare kuri telefone ase mu byo wabikoze vuba vuba nk'uko ibindi byose ubikora vuba vuba wankirije nkahamagara ese ubona ko mpangayitse mpangayitse Seninde no. Ai ngada. Niko, we utaza kuruduturaho ninde? Ai ngada ni Kellia. Niko byagenze gute? Kumbona none wahindutse igikarangange warakaye dere washize umushihi imbere wagira ngo sinzi cyakubayeho. Agahinda